Uyu mukobwa ni umwe mu ba ofisiye bato bagera ku 1029 bahawe ipeti rya suriyetona ku itariki 3 z'ukwezi kwa cumi umwaka wa 2025. Ni umuhango wabereye hariya i Bugesera mu karere ka Bugesera, birumvikana mu ntara y'Iburasirazuba, ku ishuri rya Gako. Ni ishuri ryatangiye mu 1999, akaba yari ku nshuro ya 12. Mu by'ukuri abanyeshuri basoreje mwa ririya shuri cyangwa se aba ofisiye bato. Uyu mukobwa ni umwe rero mu bagiye bagarukwaho cyane mu buryo yagaragaje patriotisme cyangwa se gukunda igihugu ku buryo budasanzwe. Ubusanzwe ni umukobwa wakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga yifotoza amafoto atandukanye, ariko abantu benshi cyane bashimishijwe no kubona umukobwa mwiza ufite uburanga agaragaye mu ngabo z'u Rwanda, avuga ati nanjye ngomba kuba umwe mu bagomba kwitangira igihugu nkakirinda, yewe nkarinda abanyarwanda ndetse n'abaturarwanda muri rusange, ngacunga umutekano w'igihugu cyacu. Ubundi ahambere wasangaga abantu b'igitsina gore bakunda guhezwa cyane mu bikorwa bimwe na bimwe bikorwa n'abagabo, bati nta mukobwa wakagombye kujya mu mikino njyarugamba, nta mukobwa wagombye kuba umufundi ngo yubake, nta mukobwa wagombye kujya munsi y'imodoka ngo ari kuyikanika mu gihe yapfuye. Ariko uyu munsi usanga mu by'ukuri ikintu cyatinyuka urashoboye kigenda gihabwa agaciro, bijyanye na leta yacu y'ubumwe. Mu by'ukuri yakoze ikintu gikomeye cyo kugarurira agaciro umwana w'umukobwa, kuko nawe ni umwana nk'abandi kandi arashoboye. Ni ibintu byiza cyane rero. Uyu mukobwa nawe yavugishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu bagiye bamuha felicitation bamushimira bavuga bati ukoze ikintu cyiza, ndetse ibi ngibi bitinyura n'abandi bakobwa. Ngira ngo si we wenyine gusa, ariko ni umwe nyine mu bagiye bagarukwaho cyane bijyanye no kuba nyine umukobwa wa viziyo wifotozaga amafoto meza akayapostinga. Ngira ngo ntawiyumvishaga ko yaba afite umutima umeze gutyo wo kuba yavuga ati ngomba kujya mu gisirikare, ndetse nkaba umuntu ugomba kuba ucunga umutekano. Ndabashimiye cyane kandi ndabifuriza kugubwa neza cyane aho muherereye hirya no hino hagiye hatandukanye, ari abari mu Rwanda iburasirazuba n'iburengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Ariko kandi ntabwo turi bwirengagize n'abadukurikiranye bari mu bihugu by'amahanga. Mwese mukomeze mugubwe neza kandi amahoro y'Imana akomeze abane namwe mu byo mukora byose, mu kazi kanyu ka buri munsi mukora mwiteza imbere ndetse mushakisha imibereho n'ubuzima mu buryo bugiye butandukanye. Imana ikomeze ibagirire neza. Ariko kandi nanone abadukurikiranye batishimye cyangwa se batameze neza ku mpamvu z'ibibazo bitandukanye duhura nabyo mu buzima bwo muri iyi si, abo bose Imana ibagirire neza kandi iborohereze kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Imfubyi, abapfakazi, abashonje, abadafite aho kuba, babuze ubwishyu bw'amazu, ndetse n'abandi bose bagiye batandukanye bafite indwara zikomeye bivuje bikanga, abo bose Imana iborohereze kugira ngo ibintu bigende neza. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe, reka ngusabe ukore subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe nta kibazo na kimwe. Kandi rwose ndashimira umuntu wese wafashe umwanya we agakora subscribe. Imana imuhe umugisha, kandi kubikora ntabwo bisaba umwanya, bisaba kuba ubikunze gusa, ubundi ugakandaho tukikomereza muri uru rugendo rwacu rw'inkuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Hanyuma inkuru nje kubagezaho mu by'ukuri ngira ngo murareba kuri iyo screen yanyu umukobwa mwiza cyane. Ni umukobwa wavugishije abantu benshi cyane, abantu bari kugenda bagarukaho. Umukobwa mwiza rwose ufite uburanga, ariko akaba yagaragaje n'ikintu cya patriotisme cyangwa se icyo nakita gukunda igihugu ku rwego rukomeye cyane. Uyu mukobwa ngira ngo hari amafoto murimo mubona kuri iyo screen yanyu. Ubusanzwe ni umukobwa nyine wabaga kuri ku mbuga nkoranyambaga wifotozaga amafoto rwose ubona amafoto nyine agezweho y'abakobwa mu by'ukuri beza bafite uburanga. Urabona ko mu by'ukuri ari umukobwa wagaragaje ubutwari bukomeye ndetse akagaragaza n'umurava mu gukunda igihugu. Ubundi ubusanzwe amazina akoresha ku nkuta ze zigiye zitandukanye ni Ola Debi, ariko ubusanzwe akaba yitwa Deborah. Uyu Ola mu by'ukuri yagaragaje icyo nakita
ubutwari bukomeye kugaragara mu ngabo z'u Rwanda ni ikintu gikomeye cyane. Murabizi ko ku itariki 3 z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi 2025 hariya i Gako, ku ishuri rya gisirikare rya hariya i Gako nyine mu karere ka Bugesera hariya mu ntara y'Iburasirazuba nibwo hasozwaga aba ofisiye bato 1029, bakaba barahawe ipeti rya suriyetona. Mu by'ukuri byari ibintu byiza cyane. Ngira ngo iri shuri rya Gako ryatangiye mu mwaka w'1999, hanyuma hakaba iri cyangwa se ibi birori byo gutanga ipeti ku ba ofisiye batoya bimaze kuba ku nshuro ya 12. Ubwo rero uyu mukobwa nawe yaje kuba agaragaramo mu bakobwa bagera ku 117. Byabaye ibintu byiza cyane, ariko kandi uyu mukobwa yagiye agarukwaho n'abantu benshi cyane bamushimira bavuga bati ubundi hambere mu gihe cyashize wasangaga umuntu w'igitsina gore, umuntu w'umukobwa adahabwa agaciro, cyangwa se hari imirimo imwe n'imwe ahezwaho, reka bivuge gutyo. Ati hari imirimo yagenewe abagabo gusa, ati nta mukobwa wagombye kujya mu mikino njyarugamba, ati ibyo ni iby'abagabo. Ariko uyu munsi urabona ko abantu mu by'ukuri bamaze gusobanukirwa, umuntu akisobanukirwa ko yifitemo ubushobozi, yifitemo imbaraga. Uyu mukobwa nawe rero Deborah yaje gusobanukirwa ko agomba gukunda igihugu cye ndetse akagikorera, nk'uko umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa perezida wa repubulika akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda agenda abigarukaho. Avuga ko urubyiruko tugomba kwigirira icyizere, ndetse yewe ni twebwe Rwanda rw'ejo. Ni ubutumwa bugiye butandukanye agenda ahereza urubyiruko, ababwira ko aribo bagomba kuba aba mbere mu kurinda ibyagezweho, cyane ko arizo mbaraga z'igihugu ndetse zubaka vuba. Urubyiruko rero uyu mukobwa nawe akaba ari mu rubyiruko, ariko kandi nanone akaba yaragaragaje ikintu gikomeye cyo gukunda igihugu, ndetse akavuga ati ngomba nanjye kuba umwe mu bantu bagomba kurinda ibyagezweho. Rwose ngomba kurinda ibyagezweho, nkaba uwa mbere mu kurinda ibyagezweho kugira ngo hatazagira ubyangiza, ndetse no kurinda umutekano w'Abanyarwanda ndetse n'Abaturarwanda. Mu gihe cyashize wasangaga umuntu w'igitsina gore ugiye gukora imirimo nk'iyi ngiyi, avuga bati se ubwo uri gutekereza, ati ugiye kwigira igishegabo, ati ubwo ibyo ugiyemo ni ibiki? Ariko uyu munsi hamwe na leta yacu y'ubumwe ubona ko umukobwa cyangwa se igitsina gore nabo ni abantu nk'abandi, barashoboye. Kandi mu by'ukuri ngira ngo mu nzego zigiye zitandukanye z'ubuyobozi bwacu bw'igihugu cy'u Rwanda, haba mu nteko nshingamategeko, haba mu baminisitiri, ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye, haba mu bakozi ba leta ndetse n'abikorera, bagenda bagaragaza ko bashoboye cyane rwose mu by'ukuri, kandi ukabona ko ari ibintu byiza. Nyamara ahashizeho wabonaga badahabwa agaciro, yewe n'amahirwe yo kwiga ku mwana w'umukobwa yabaga ari make cyane. Ariko uyu munsi umwana w'umukobwa n'uw'umuhungu bose ni bamwe, kandi bagomba guhabwa amahirwe angana kugira ngo buri wese agaragaze icyo ashoboye. Uyu mukobwa nawe rero yaje kuba agaragara muri ba ofisiye batoya baje kuba bahabwa ipeti rya suriyetona. Mu by'ukuri ni ibintu byashimishije abantu benshi cyane, bagiye bamuferesita bamubwira bati rwose ukoze ikintu cyiza cyane, kandi rwose uzaduhagararire neza. Ariko kandi harimo isomo rikomeye rivuga ko mu by'ukuri atinyuye abandi bakobwa, abitinyaga bakumva ko bidashoboka nabo bagomba gutinyuka. Kandi hari imvugo njya numva ba Nyampinga bakunda gukoresha cyane, ivuga ngo umukobwa atinyuka urashoboye. Umukobwa nawe agomba gutinyuka akagaragaza ko ashoboye. Kera kugira ngo ubone umukobwa ari ku cyubako, cyangwa se arimo yubaka, afite umwiko, afite nivo, arimo kubaka, byabaga ari ibibazo bikomeye. Wasangaga abantu bamuseka, bagahagarara bakareba, bakarangara, bakibagirwa n'aho bari bagiye. Bati dore umukobwa uri kubaka, bati dore umukobwa uri kubaka, ukumva nyine ni ibintu bidasanzwe.
Kera kubona umukobwa ari gukanika imodoka, ari gukanika moto, ukabona ngo yize ibintu bya tekinike, wumvaga nyine ari ibintu bitangaje cyane, ariko uyu munsi ubona ko muri izo nzego zitandukanye, muri deparitoma zitandukanye, hose ugenda ubona ko abana b'abakobwa cyangwa se igitsina gore nabo bagenda bigaragaza cyane. Uzi hambere kubona umwana w'umukobwa ari munsi y'imodoka arimo ayifungura agenda acomeka ibyuma agira gutya, wasangaga ari ikintu gikomeye cyane, umuntu agahagarara akarangara rwose akibagirwa n'ahantu yari agiye, ari kureba umukobwa uri gukora imodoka. Ariko uyu munsi cyabaye ibintu mu by'ukuri bisanzwe, umuntu wese nyine agomba kuba akora. Ni ibintu byiza cyane mu by'ukuri gufata icyemezo ukavuga uti nanjye ngomba kujya mu ngabo z'u Rwanda, aho bakuru bacu cyangwa se aho abatubanjirije bagejeje, natwe dukomerezeho kugira ngo dukomeze twubake u Rwanda rwiza kandi u Rwanda rufite umutekano. Murabizi ko igihugu cyacu cy'u Rwanda ni kimwe mu bihugu ku isi bifite umutekano, kandi uzagirwamo uruhare natwe ubwacu, yewe n'urubyiruko nibo bagomba kubigiramo uruhare cyane kugira ngo tubashe kurinda ibyagezweho, ndetse hatagira umuntu n'umwe wabisenya kandi turebera. Ngayo nguko rero, ngira ngo ni inkuru nziza cyane rwose kuri uyu mukobwa. Ubusanzwe abajyaga bamubona apostinga nyine amafoto agiye atandukanye, ntabwo biyumvishaga ko yagira uwo mutima wo gukunda igihugu kuri urwo rwego, ntabwo biyumvishaga ko nyine wenda yagera ku rwego rwo kuvuga ati reka ngende njye gufata amasomo, njye gufata imyitozo, hanyuma mbe umusirikare urinda igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abaturarwanda n'abanyarwanda muri rusange. Asa nk'uwatunguranye cyane, ubwiza afite, uburyo yakundaga kwigaragaza ku mafoto, ubona nyine ari umukobwa wa viziyo umeze neza, ariko muri we yari yifitemo ishyaka rikomeye, we ndetse n'abandi bagenzi be, kubera ko harimo n'abandi bakobwa benshi cyane bahawe ipeti kuri uriya munsi w'itariki 3 z'ukwezi kwa 10. Ngira ngo rero ni ibintu byari byiza cyane. Ngayo nguko rero, ubwo n'abandi bakobwa bose bitinyaga bavuga bati se wambona yavuga ngo iki, bagomba gutinyuka. Kandi ntabwo ari ukujya mu gisirikare gusa, hari n'indi mirimo yakorwa igiye itandukanye, wasangaga abantu b'igitsina gore bahezwagaho mu gihe cyashize, ariko uyu munsi mu by'ukuri umuntu wese agomba kugerageza agakora icyo ashoboye kugira ngo tubashe kubaka u Rwanda rwacu, kandi ni twebwe tubifite mu biganza. Ntawe uzaza kutwubakira igihugu, ntawe uzaza kuducungira umutekano, ahubwo bamwe na bamwe usanga bashaka kuwutubuza, ariko twebwe abanyarwanda ni twebwe dufite mu biganza, ni twe dufite izo mbaraga ndetse n'uwo mutima wo kuba tugomba kurinda igihugu cyacu kandi tugakomeza kugiteza imbere, buri munyarwanda wese abigizemo uruhare, kandi birashoboka cyane. Ngayo nguko rero, iby'uyu mukobwa wakoze mu by'ukuri ibintu byiza cyane byo gukunda igihugu, ndetse akavuga ko agomba no kugicungira umutekano. Ndabashimiye cyane rero, mukomeze mugubwe neza, Imana ikomeze ibarinde mu byo mukora byose, mu kazi kanyu ka buri munsi, ndetse cyane rwose Imana ibarinde umubi Satani, kubera ko niwe uhora uturwanya kugira ngo atubuze ibyishimo, ariko Imana niyo iturwanirira. Mwari kumwe na Dani, ndabakunda cyane. Ntugende udakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu n'ibiganiro bikomeze bikugereho nta kibazo na kimwe.